Yo, what's up guys, mwongeye kwirirwa mumeze mute? Kuri ubu ngubu rero tugarukanye amakuru amakuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga aho mu minsi ishize umuhanzi Bruce Melody aka Gitangaza yararimo avuga ko abahanzi bo mu Rwanda bose asigaye yarabakubye inshuro, cyane cyane akomoza kuri The Ben na Meddy avuga ko ari abanebwe kuko bakora akaririmbo mu mwaka umwe ukarinda urangira bakoze indirimbo imwe gusa. Kuri ubu ngubu rero yavuze ko bose abarenze, dore ibihamya biragaragara rwose kuri ubu ngubu kabisa. Uyu muhanzi Bruce Melody agire gutya abe abonye nako Liverpool ibe ishyize video ku rubuga rwayo iri mu myitozo, abakinnyi bayo bari mu myitozo bari kumva indirimbo zimwe za Bruce Melody yitwa Fresh. Kuri ubu ngubu rero Bruce Melody abantu bose bahisemo kurira ingofero bati umuhanzi ari international kabisa, n'abajyaga babyanga ko arenze rwose babyemera. Tuvuge nko ku rugero nk'umunyamakuru wa Magic FM wita Iradukunda Mishu yagize ati ku rubuga rwa Bruce Melody ngo umunyakazi ntari international. Aha ngo bahita asoza avuga ngo bado kuri uyu muhungu da, ni ukuvuga ko ayikwiye kabisa. N'abandi bafana be harimo nk'uwitwa ngo Kabosi Sami, ubu se warenzaho iki? Habonekamo n'undi bita Boni Image ngo barangiza ngo ntago uri international, noneho baravuga ngo ni ikisubu twika.